ndibuka igihe kimwe ndihutaho gato turakomeza tunarya ntacyo bitwaye. Ndibuka igihe kimwe twigeze guhurira ahantu ku isoko nagiye guhaha. Impamvu nkenyeye igitenge nambaye ibitenge kwa bakunda abadamu, hano ntawe ubyambaye. Igitenge, ishati y'igitenge n'igitenge gikenyewe, nitwara ntya n'agashakoshi. Urambaza iki? Wamvuye inyuma. Bikomana we. Turarwana, turahangana ku masoko, ndagenda ndahaha inyama ngirane mfumu baramfumuza. Bamaze kumfumuza ubwo twari twamusigayemo amafaranga uwo mupfumu tutayamuhaye. Mvuye mu rugo ngiye nko mu kazi niko nabyita guhigahiga. Ubwo nibwo nahise nisanga mba mu ishyamba. Niho bino byaturutse. Ikintu kikubaho aka kanya nibwo buhamya bwawe bw'ejo hazaza. Shimye Imana rwose nihanukiriye. Burya mbabwiza ukuri, gusenga bibaho kandi birakora. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni birebire cyane, njyewe ubuhamya bwanjye ntabwo wabwumva ngo burangize. Nshimye Imana yandinze muri uyu mwaka urangiye. Nshimye Imana yongeye kuba yaradutambukije none muri uyu mwaka utangiye. Nshimye Imana ko ikindindiye umuryango wanjye. Nshimye Imana ko igindinda. Nshimye Imana ko yandinze uburwayi bwose nagize muri uyu mwaka warangiye, nkaba naratangiye uwundi turi amahoro. Amina. Nshimye Imana ko ikindindiye abana muri uyu mujyi wa Kigali. Nshimye Imana ko ikinyubakiye urugo mu myaka 11 mbanye n'umutware wanjye. Mu mpera Imana icyubahiro, mu nkome n'amashyi ya special. Imana yamugisha. Icyubahiro ni cyawe Imana. Icyubahiro ni cyawe. Icyubahiro ni cyawe Imana. Haleluya. Shaka gushima Imana ku bintu bibiri. Icyambere ndashima Imana ko gihumeka umuka bazima nge n'umuryango wanjye, nubwo harimo ababifata nkaho bisanzwe ariko mu by'ukuri ntago babisanzwe. Kabiri, ndashima Imana ko yandindiye mu gihugu nari ndimo, narengiye gufungwa kubera ko visa bari bampaye ntabwo agaragara neza. Ubwo rero Imana yarahandindiye, nkabashimye Imana ko yemeye ko uyu munsi mbandi kumwe namwe. Mumfashe rero mu mpera Imana icyubahiro, envelope yanjye ntago nayizanye. Icyubahiro mwe muretse gato tukizamure. Icyubahiro, 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 izo kabiri gatatu. Boba ate nimba gukora nzagura byo gukora teranye. Amen. Imana shimwe. Amen. Utashima Imana waburinze. Wowe utashima Imana wabugize waburinze. Reba umwana ungana gutya nakura zigushima Imana. Ibizamurwanya n'ibizamuhiga bizamubona. Bizamubona. Yakabaye byiza wagapfuye mu rugo rw'Imana.
yamaraga y'iminsi 3 tugahita tujya kumeza kubw'imbaraga mbi z'ibyo bamuherezaga ariko gusenga Imana ibasha kuduha amakuru aho kugira ko ibishyizeho iherezo n'ibyatumaga atiga n'ibyamuhigaga n'ibyamurwanyaga ibishyizeho iherezo kose telefone yarasomaga akavuga ngo buriya baraduha mbashe gushima Imana afite kino gitenge. Hanyuma ubwo mfashe kino gitenge ko biri kose muzi igitenge gukora. Ikindi ni uko bidashoboka mbafashe n'ikanzu nkayambara, hanyuma ngashima Imana neza numva ngo impamvu ndi kuvuga aya magambo jewe ndakekamo hano abatanzi bashobora kuba ari bake, abatanzi cyane cyane kuri YouTube bashobora kuba ari bake, cyangwa se mukaba munzi mu yindi shusho ariko mukaba mumbonye nanone mu yindi shusho bikaba bibatunguye, nabyo birashoboka. Kera banyitaga akazina kitwa Sadunda. Sadunda ugiye kuri YouTube turabibona, yabaga ari umugabo siko bimeze, yabaga ari umugabo w'umugore, umugabo yambariye ikanzu, umugabo ufite imisatsi y'umweru, umugabo witwatiro, umugabo wigendera cyane, kuko uyu musore ari kwiga yitwa Nyashya, nawe bamubwira kugera hino gato. Umugabo ngo ni Nyashya, amateka yandiho gato arayazi kuko twamaranye igihe twirukankana imisozi, imihanda, ibiki, anyingingira gusubira he. Nta muntu w'umugabo wo kwirirwa mu mihanda ateza abagabo bagenzi be. Ubwo nibuze karitsiye, muri karitsiye zo mu Migina, muri karitsiye zo muri Nyamirambo, munsi ya Kosimosi kwaje, muri karitsiye zo mu Gatsatsi n'inyuma, hari abakobwa babemereye bipambye bahindukira ngo babarebe babahitemo. Nanjye nari muri iyo sensi, mfite umugore, mfite n'umwana, nkajya muri iyo sensi. Niyo mpamvu nababwiye ngo njyewe nkunda kuvuga cyangwa se sinakunda nibyanjemo kuvuga gutyo, nitwara gutyo, kuko hari indi shusho mba ndi kugaragaza kugira ngo nawe yigireho, waba usenga waba udasenga. Ndibuka igihe kimwe, ndihutaho gato turakomeza tunarya ntacyo bitwaye. Ndibuka igihe kimwe twigeze guhurira ahantu ku isoko, nagiye guhaha. Impamvu nkenyeye igitenge, nambaye ibitenge kuko bakunda abadamu, hano ntawe ubyambaye. Igitenge, ishati y'igitenge n'igitenge gikenyewe, nitwara ntya n'agashakoshi. Urambaza iki? Bamvuye inyuma. Niko mana we. Turarwana, turahangana ku masoko, ndagenda ndahaha inyama ngirane ndataha. Ariko urebe ukuntu Imana ari igitangaza. Nagiye kubona mbona mbivuyemo da, mbona mbaye umuntu w'umugabo, mbona nsubiye mu rugo. Imana ni igitangaza. Mu byo tuzajya tuvuga, mu byo tuzajya dukora, tujye twibuka ko Imana ihari. Ntabwo ari uyu gusa, uyu mupasita wanyu wari uri kwigisha nawe tuziranyeho amateka make. Uyu mupasita wanyu niwe wamfashije
imirundi inshuro ebyiri kugira ngo ngaruke mu buzima. Binyuze mu buki, mbere byabanje kubaho araza aransengera. Nabaga mu Cyumbati munsi za Nyamirambo. Araza aransengera mbasha gukira ngaruka mu buzima. Ntangira no kubwiriza no gukora indirimbo z'Imana. Ndi umuhanzi. Indirimbo z'Imana. Nyuma byaje guhinduka. Bimaze guhinduka nibwo nongeye kubonana n'uyu anyiruka inyuma. Nanone niyambariye gutyo nzenguruka muri ibyo. Nabwo abantu bari aho bari mu mbaraga z'umwijima. Njya mu bapfumu baramfumuza. Bamaze kumfumuza, ubwo twari twamusigayemo amafaranga uwo mupfumu tutayamuhaye. Mvuye mu rugo ngiye nko mu kazi niko nabyita, guhigahiga. Ubwo nibwo nahise nisanga mba mu ishyamba. Niho bino byaturutse. Ikintu kikubaho aka kanya nibwo buhamya bwawe bw'ejo hazaza. Mbaye mu ishyamba, turiruka n'uyu diridiri kuri televiziyo yiwe, turiruka diridiri ahantu hagiye hatandukanye. Umunsi umwe, niyo mpamvu nkubwira ngo Imana ikigufiteho umugambi ntacyo waba. Ibyo yakubwiye byose uzarunduka ari uko wabigezeho. Haje uyu mugabo tena. Uyu sinzi aho yakuye nambaze, sinzi uko byagenze, kuko uyu duherukana hari hashize imyaka myinshi. Ubwo araza nibwo mubwiye ikibazo cyanjye. Uyu niwe wakimwibigiriye atakimubajije. Amubwira ko ngiye kuvayo, ariko nkavayo narabaye nya. Niko byagenze. Nkereke ko Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Buriya yakomoje ku kintu ati niba ufite n'inote ya 5 yimereze nk'amazi. Ariko si 5 gusa, mbaye mfite na miliyoni. Aba bagabo do nayiba. Ariko sibo nabanyihaye. Nabanyihaye Imana yabakoreyemo kugira ngo mbe meze gutya. Izi ntoki zose izi uko ari 10 zabaga zishimye Imana rwose nihanukiriye. Burya mbabwiza ukuri, gusenga bibaho kandi birakora. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni birebire cyane. Ngewe ubuhamya bwanjye ntabwo wabwumva ngo burangize, kereka kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga. So na rero kugira ngo ubuhamya bwanjye butambagize hose, nahisemo kujya nkora indirimbo z'Imana. Hitamo gukora YouTube channel yitwa Noah 250, zajya mbunyuzaho n'ahandi hagiye hatandukanye. Ni burebure cyane cyane cyane, ariko Imana iriho kandi irakora. Nizeye ko nawe Imana harabo mungana, harabakuruta, haraburuta, ubitse mwitaka bakariyo. Ko kawe rero ntagarimuka. Ndi guca none kuri amuvane mwarabize. Rwanda bwabweze. Natanga ubuhamya tazi. Kandi Imana tumugira ubuhamya kugira ngo uzabimurite mufashe. Twaciye muri byinshi yabivuze kuri byinshi cyane, ariko nyuma y'imbaraga z'ibyo tubona, nyuma y'imbaraga z'abatuye isi, nyuma y'imbaraga z'isi yose, hari imbaraga z'Imana. Iyo Mana yizeye uyikorera bifunze kandi ukwiye kumutima. Asigaye ibyo ushaka byose uzageraho. Yesu ashimwe cyane. Imbere ya byose dushimiye Imana yo ireba umuntu ikamenya ikimurimo, ikabasha kuba yamureba ikamugarura none mu mwuka w'iki w'abazima. Kuko urumva nimba yararyamanaga n'umugabo mugenzi we, kumugarura ni ibibazo.
niko rero naje kwirirwa mbivuga kuko muri muratitangira ubuhamya ntabwo ugomba kumuvugira ubuhamya kuko bimeze kuko yaravuze mu mahanga yuko musenya bari baramurose bari baramanitse ahantu ngombwa ko ari Imana imoresha kugira ngo Imana imubohore kuva ubwo ngubwo naherutse icyo gihe musengera kuvuga sinongeye kumubona ejo bundi uyu mugabo sinzi hano yakuye nimero yanjye uyu nguyu niwe twavuganye nabwo kandi bibaye ngombwa ko ahise abona icyo gihe bwa mbere musengera ngombwa ko abamagara tuba turahuye ngombwa ko njya kusengera ipfiyo ngiyo za nkeya za Karuruma hirya ya za Karuruma icyo gihe nabyendeye biba ngombwa yuko ngenda Imana niyo yankoresheje mbabwira yuko bizagira ibikonguko ejo bundi abantu nibo bamubwiye barambwira ngo twari dutegereje kugira ngo tube abahanuzi wahamwe niba uko azaza ariko azaza ntabwo uhanuye niba ariko azaza bize gute ameze icyo gihe icyo akora icyo nshimira Imana umurambwe ati ngiye nta kindi kintu nari ntegereje ni ukugira ngo ndebe niba warahanuye kuko abapasiteri benshi barabeshya bakarya amafaranga y'abantu bitwa ngo abapasiteri ariko atari abaki atari abapasiteri ahita anohereza itungo bishatse kuvuga iki basha kugira ngo nibura uvuga Imana wabonye kandi uvuga Imana isohoza ibyo yavuganye nawe ese ashimwe cyane rero mbere ya byose mureke tubwirize mureke tuvuge icyo Imana yavuganye natwe niturangiza Imana yo yikorere inasohoza rero Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu murakoze.